sohoka. Iyi mpamba nizagutunga i Kigali. Ibi nibyo nari gupakira. Fata inzu ugende. Papa, usohorera ibage yanjye ubitereka hasi n'imiti. Ngwiki? Impamba niyo gira vuba vuba. Ese papa. Iki? Azema bite byari mani. Kupite ba wandekura mani. Hasha. Wakuru hari. Wakoro. Wakuru mani yazama. Ariko asira. Sasiten. Uracyajyanye isaha byuka. Banguka yewe. Ndashaka kuvanga nawe waje. Sohoka. Iyi mpamba nizagutunga i Kigali. Ibi nibyo nari gupakira. Fata inzu ugende. Papa, usohorera ibage yanjye ubitereka hasi n'imiti. Ngwiki? Impamba niyo gira vuba vuba. Ese papa. Iki? Ese papa nunyirukana ndabaye. Raba hehe. Ariko umuhungu wo kwa Munyandinda ntabwo mwasoreza amashuri rimwe. Ese papa ko wenda yabonye akazi nje nkaba nakona bonye byaba bigende. Ikizana no mwiza n'ibintu bimwe. Zamuka nawe ujye mu muntu ujye gushaka amafaranga nk'abandi. Ese ndajya i Kigali nta mavuta. Aha. Impamba ngiyo ingenda yawe ngiyo ndakeka nta gisigaye mahanga cyane. Papa nanjye nahanze naki. Uricaye. Ese ndagenda. Sose wase kumera umusaraba. Mwahujya. Tugiye kwa noneho urugo n'u Rwanda hagati yanjye nawe uri kumva. Nukuri ko Imana sosite nta urugo barurana. Nese ndagenda ngiye. Yewe nagize gutya ndizirika. Segonderi urayiga, primaire urayiga urayirangiza. Ngize Imana urarangije. Nzazamukunje mu rugo gushaka amafaranga. Nese papa ndajyayo nsange yondi kanderowe papa mfite. Ariko muze nkubwira ngo ura mwana wo kwanuza yasanze yondi. Ntabwo reba ukuntu zabimaze kumwe. Wenda ko yagiye yafite abantu asanga bagira ngo bigende. Iruvangasi nguta. Papa nanjye naho njya kumbara. Runyange niruko ngureza amafaranga yo kugura igikamba kandi mfite umuntu uzi amashuri yisumbuye. None se niba narize nkasoza nzagenda se nakazi baramanye. Utegereje kandi uzaguhamagara ngo ngwino ko akazi. Jya kugashakayo. Amafaranga asara kwizanira cyangwa ujya kuyahiga. Nje nago ngende. Ukavira ku muryango n'ikingire rero nigende. Nese urakinga. Mfite imirimo mu kibaya mfite ahantu ngomba guhinga. Urakinga ndaryama hehe hanze ko papa nawe dure niba ndambiwe winyirukana gusa ugomba kumenya ko ngiye umwanzuro nafashe ntabwo njya mpindurwa. Uri kumva? Uretse nkabona kabise ntabwo. Ukabona hehe jya kugashaka. None se umaze imyaka ingahanga. Umwaka ntumaze kwirenga. Nese ubwo nagenda na ko papa nawe dure ukorekana. None amafaranga yakwizana cyangwa ujya kuyahiga. None se ubu wowe nkubwiye ngo genda uzane amafaranga hanze wayabona. Wiki? Ubuse ko nta kuntu nagize nkabona nkwishyura ishuri ukajya ku ishuri. Ukaburirangira. None rero mwaka urashize unyicaye imbere nta n'isoni ufite. Erega wowe wavutse kera. Aho nkera. Ko gitura gusa. Nukujya wiri kuneze ko rusimu rwawe wowe reka nkubwize ukuri. Sosite, uyu munsi ugiye kubona nije nawe. Isarinde hagati yanjye nawe. Ntisoni. Akorera papa nawe urandenganya. None waharuka ukajya mu mugose nk'abana. None se niba narize ngiye narakabonye. Warize nyine nakubonye warize. Reka nze nkwere. Umuntu mukonzi ubusa none nzajya gukora niba narize nzajya gukora aho natazi. Ariko turazira ubusa hindi gukora. Niba wenda wamaze wambwira ariko kunyirukana gute teguje se urambwira none se papa kuri gufunga. Egeraho n'ikingi. Wakigiraho nk'ikingi. Ambese ko natari gugende. Ngoki? None ngo usanga anga. Papa wambabariye basi mu kwezi. Nukuri ko Imana sanze wakinguya. Papa basi mu reka nkubwire. Ko wamaye kwezi babarira basi. Egeraho. Wambabariye basi hangane. Basi mbabarira mu kwezi konyine sibyo. Naba nshatse akazi basi. Wagize ibanda kwihanganira warangiza none reka nkubwire. Umwanzo nafashe ntago nibwisubireho. Ngomba. Ntabwo nibwisubireho. Ndabaye. Aho basenye ndahazi. Shaka huye. Tushaka no kuvana ukajya mu murwa. Kujya kuyakorera nk'abana. Gusa nazatangira gutungwa nawe ryari. Riba ahantu vizi nuruye. Umwanzo nafashe sinisubiraho. Kandi uko mpasize mbari ko masanga. Ese papa ufashe uwe mwanzuro. Nakubwiye ngo sinisubiraho. Dore ndagiye. Nese papa basi bwira umwanzuro ufashe byibuze nsubire mu nzu.
Sositene. Sositene. Oui. Ajikimbura mukorora ubu uri gukora cyangwa umuntu. Umuntu isanga. Papa wowe. Papa wowe. Kushigorora nk'impiri irimo yambuka umugezi. Indaha. Papa uziko maze gukura ubyukanya nk'uruhinja. Babimenye nyine umaze gukura. Bize urugendo waruteguye neza. Akigusijya hanga. Asoni ntabwo nabikora. Uyobora rero iki? Urugendo twara ejo uri nararupanze urarwica. Ariko umuntu naraye nkubwiye ngo. Rero umusemburo wanjye se sanga aho taruma. Kandi nimugora ngoma kusabika. Papa nyine nari nibaye. Nibagiwe. Ugira vuba rero. None so waretse kugenda nkabyora. Aha. Papa nzashaka ibiyede. Uzashaka ibiki? Ibiyede. Heye. Jye nakuyenga amashuri bize nawe kwemera gukora ibiye. Uri kumva? Jye niba ushaka kubikora ujye numve mu maso ujye kubikorera ahandi hantu ariko jye ntabwo nshaka kujya nsaba ku musozi. Narakwiziritse ndawinoza kugira ngo urashaka uzajya uba hano wenyine ubwo nibakwica. Bazanyica. Ndeberara. Nizere ko ugendo warupanze neza. Ahantu bisi guhagarika nahakubwiye. Ni Nyabugogo. Indahubu. Twakwigumaniza. Gomana njye ngiye kwibagarira mu kibaya. Ubwo nako banza witegure kandi urufunguzo rusigare nyuma y'inzu kwibuye. Unakomeje none ngo usanga hanga niba wiyanga. Ni wari umaze cyane imbaraga mfite. Ikintu wari umaze hanga kubyumbwira ngo ninjye nako dara. Ariko papa ndateka nkajya gukura ibijumba nkabizana nkanabironga. Papa ndanajya kwasa. None utaravuga ntabwo nabagaho. Ntabwo bote ejo bundi nazogera. Barakoze. Iriko papa nari nawe uzamuka. Reka nyine urugendo nizere ko rupanze. Nta kibazo nawe uzamuka. Kandi ugire ko uzamuka. Numara kabiri bote zawe zitongera uzabimenya. Mbese cyangwa nuzi ukabwirwa utayiye. nakubwiye ngo ntabwo wajyaga mu kazi ugasanga nate. Aha gira vuba vuba kandi nujya kugenda uramusimbura wanjye usubize mu nzu. Ndabikora nari. Kandi urufunguzo usiga hari inyuma. Papa nawe uzicuza nari. Sawa sawa rero. Kandi uzagira urugendo rwiza. Nugera ikigali ukazana ubucucu nk'ubwo ufite ahangaha. Nta n'iminsi uzahamara. Uri kumva? Dore impamba niyi. Bizakumaza igihe kandi uzabongera kumumagara hashize igihe. Nzabiha umuhungu wa Karora bishyire kuri bisa bikuzaniye. Sawa nyine ese ko wandambiwe nyine umenye. Gahunda ni urufunguzo rusigira hari inyuma. Kandi umusemburo wanjye ujyane mu nzu ujya kugenda. Papa kuko ngiye Yihute yewe dore n'amasaha yagiye igera witeguye. ntagira ikibazo kimbaho. Ikihe kibazo se? Mani zabikubaza. Singusangaho. Papa usi ibyumba kinini cy'amaye bigiye ko nari nawe uzicuza. Beti kangende papa. Urunerere ku izina ry'Imana. Ubuse nk'uyajyanye urufunguzo mu murwa koko kugira ngo bigende bite. Uyu mwana kuki agiye kumbera umusaraba. Nabona namubwiye ngo rusigare inyuma y'inzu koko. N'inzira yarifasha aragenda arujyanye n'ukuri kw'Imana. Simunyemana ararenga runyicire mu kagira Imana. Rero n'ukuri kw'Imana ukuntu abantu bagora. Nabona namubwiye ngo rusigare inyuma koko. Tangaza ko umunaniro none umvanye. Urumva rero man Jackson. Buriya amaze iminsi nicara nkatekereza kure cyane. Ariko umunsi mitondo nabyutse ndicara. Mwe natekereje ikintu cyatuma Ibyacu se biboneka kandi. nizo nzira. Yego. Nizo nzira. Mahirwe nayakura hera. Na pantaro yaraminze. Ariko muri pantaro nje telefone ebyiri zose bamureze. We baba barabatwaye ibyo bundi butabaza. Ashaka wivugira. Sasa rero mvuga uri kunyuma. Kandi wakagabo. Ikibazo rero sasa banza wumva.
twe twanapanze kugira ngo nze kubareba amazi yo kubareba hano ngaho Barabako bose barimutse nta numwe bakibahari rero mu bahungu mu sibyo ubona ikibazo ntabwo abakobwa bose ntabwo bakibahari ari amabera kwangu ikibazo ugiye kubafata turafata gute ninde suramenye kandi ngira ifite gahunda noneho uriya munsi byarambabaje mani wiseka mani wiseka no wari urimo bita mutoni ariko mani nyagasani ego bamuniganuza hajya ninde ni mapyo ninde ase nje amapyo izi ni cyane mapyo nge nagiye no kumuramba ngo ndasanga nawe uzi ko umurimo murasambaguriza ubwonko nge ndikumva muri kubukorera viole Assalamu wa bro. umukobwa fresh fata bitanu manje mungu Man, naga ari itegeko mwana ko narakugurisha phone man. Guja phone se? Man, swanga ko na phone Occasion man. waguze phone Ni maka make. angahe se bro Wowe banzu irebe tu. ariko akangaka rero washaza ari sinzi kuntu byanagenze ukuntu niki turebeye Mumbwire mwebwe ntago mbahenda man murabizi sobora shaka manga iyi ngiyi tuvugane se. telefone sizi neza Aba ndabona nazi ibyo birimo twivuganira. iyi telefone hamwe n'isi zimwe zawe Siko buri kuseka man bit. wakorohasha uri kunkora mu bwanwa n'abasoni siko nagukebura ijosi Nago mugura se. bro kiwe wasengaga imana none ariko Mani ko utambwira ibiciro man ngo twumvikane ni ikomereza ahubwo bwiza. umva uretse gato ndeho gisi byinshi ino hano Azemana. hino bro Uyu mutipe bamurashe mu mutwe cyane. Uri muzima man. Kuri kumfata gutyo. Buretse. Man. izi telefone wazikunyereza Ndabazirika. Niagara frere ndayikeneye Niagara frere ndayikeneye uri muri setsa Agafone yanjye. tuza Nyamutagura mereza. Uhoramo man watuza Nuzikiza. watuza Uragura ntugura mwana rero naje gucuruza bro. Mwene ntuguri gucuruza. Ndagukupita. nawe Uri gucuruza turakumira urizi turazamura umutwe turakumira umuntu muri kubwira muzo ari. turakumira tuza mwibarize Ikumi ya mubaze arimo man arabona ari muremure tuza no cyo uri kugurisha uri kuragurisha waje Caritas wari muraza kuzibano abo shobora Caritas ari turarwana bareke umuntu uri muri yanza uramuzi fasha gatongwere uri kugurisha nakubaka dukura mwana Man ndagu. sijari cyane najanye nawe mwana Man meza. akira Shaka mask phone. akira mwana ngende Va mu maso rero va mu maso. Ufite man. dukura nawe turi gucuruza se Niba ndi gucuruza wanyishyuye. nase ndo kwishyura Ndishyuye kutazijyana. kuvuga nawe Aha. hari ikibazo se ariko woro Iyi ni 50. tuza banzi wawe hamwe man turagukubita se watu turagukubita ingumi ya kameme n'imizindo kufite man watuza Iri zinyana zimbwa zawe man zigabanye karindwi. uri kuvuga nanjye man ndamukubita kuvuga nanjye ikintu. se watuje Kugira bagabanye. ujya n'umuno n'undi atangushipa kuvuga nanjye Iki hano ngiye. ufite iki Gukata. ukureshya naguca mu maguru man mani kuri gucuruza se Ubundi waretse kuri gucuruza man waretse man kuri gucuruza mbese iringegera ikimara ngo ushaka kurwana Iyi ngiyi ni 50. wacecetse twe tugakuza njye nawe Okay, iyi ngiyi tukuvugana ni hari ikibazo 20. undi ufite fagitire y'izi fone watuza nkabanza nkakubaza ubundi izi phone ko buretse bane bamuciye bane Buri zinyana zimbwa zawe ndazisekura. hano uri muri agashuka ukorora Man nakubashye utarebe umva umunwa bamfite inyuma. Jackson Ndayidodesha Jackson, biba intoki. byandenze Jackson. umuntu asuzugura afate mu ijosi gutya nyene ihangane man ihangane sibyo Mana mbwira ni banza komereze umve bwaro kwanza zanjye. ngiye kuba ibibazo ngiye kubaza ariko wabinsubiza hari ikibazo Gira vuba vuba. uri gucuruza Ndi gucuruza. izi phone ufite facture yazo Sanga urabona ari muri alimentation uje kuzigura. nyene nsubiza man phone uzana na fagitire rero man banza umve nyene sibyo Okay, nari ngambwira. urabizi ko gucuruza telefone za occasion sawa ko ufite icyangombwa ahita nakoze Oya nta cyangombwa bisaba buri. nta cyangwa bisaba Nese ubu phone yanjye ni isaza. ubu tugiye mu mategeko wabyemera ko ntacyo bisaba sure Ko ne phone yanjye yashashe ntayicuruza kandi. none uzi ikibazo kikubayeho se Eh. telefone ni izanjye Fabro nakubwira Ese bazima watunze cyangwa phone baziguze ebyiri nabo man telefone ni izanjye Izi phone zo wowe zabaye zawe ryari. Izi phone zo nazikuye naziguze n'ababebi. waziguze n'ababebe Batatu. wabyumvise waziguze n'ababebe bari hehe sasa waziguze n'ababebe Ha baby batatu. ahubwo njye nshaka none none tuvugana abakobwa barabakobwa icyo dushaka Ganira barihe abakobwa abantu Ntabwo se bari wavuga utanga. Tugiye Cyangwa ahantu bari. abakobwa abantu bari Mereza phone tugende mabere. mani Baguye ntabwo phone izina umuntu muzira yabonye kuva mu maboko
I swear ntawe unyumva man bageze Okay. ibintu byacu Urazi se? byose bamaze ndagenda nkufashe man wimfata ndagenda nkufashe wirutse se kare Ugenda kukwereka aho bazimereye umereze ibyanyu Iki tuvugana ngiye gufata gufata umujozi uragenda ufasha umuntu ufashe ibye birasha ufite ubwe bwenge wowe ahubwo wowe byaba byiza tugiye ukatwereka ahantu baba tugende mabereke ubundi ariko bibaye byiza nagenda nzifashe witujyana kure turagera aho bari twegereye aya turajyana fone zanjye se tugende man mureka kugira ibintu tugiye ntari tugende man tujyane asi iki kimira wakigiye kikagabanya ishinyori man Sobanyi woje nshaka kumenya abakobwa ahantu batuye man abo bakobwa rero bo simbaza ariko hari umwe tuziranye witwe ubundi we nagenda Okay, nkamukwe none wowe utubwana twe dufashe wowe none nawe uragenda tufata urebe wowe ndi ubazinanye umutuhe kandi atari ibyo ngibyo man phone zagiye n'ibintu byinshi cyane mani tugende mbabereke musubize ibyanjye man zirarangira tugende mani gusa ariko byihorera cyane tugende mani mwana kagenda mani imbwa nk'iyi nigga imbwa aho